process nyine tukomeza kugenda tuvugana ndi kubabwira iki kintu cy'amazina guhindura amazina tugafata amazina y'abanyarwanda ntabwo bumva akenshi mwumva impamvu abenshi gutekereza uti se amazina bimaze iki amazina yaragiye ariko rero it's mental colonization ibibazo byose dufite muri Afurika no mu Rwanda naho ngaho byahereye umuntu yaraje atwaka amazina ahindura amazina yacu aduha amazina ye azi impamvu yabikoze atwaka uburyo abantu basengaga their belief abikuramo arabijyana adushyiramo ibibazo byose dufite muri Afurika ni ibyo guhindura ni twebwe tugomba kubitekereza iyo mbabwiye guhera ku mazina naho duhera kuko niho yahereye kudukoloniza mu mazina urabona se ubutaka yarabutanze ubutegetsi arabutanga aravuga ngo turibohoye ariko rero hayo dusigaranyeho hayo tugumanyeho nawe ni mu ntekerezo niyo ikomeye gukolonizwa mu ntekerezo niyo ikomeye nta nubwo bimenya so kuba dufite amazina y'abazungu kuba dufite imico yo gusenga y'abazungu aho niho byahereye kuko ibyo nibyo bintu bibiri basic y'ubuzima identite yawe n'uburyo usenga icyo nicyo kintu cy'ingenzi ku buzima bwa buri muntu niyo mpamvu yaje akagikuramo akadushyiramo ibye niyo mpamvu ubona kubivamo ari ibintu bikomeye inshuti zanjye ndi kubabwira ngo muhindure ufate amazina y'abanyarwanda dusubire kuko ni aho ngaho tugomba guhera agasuzuguro kose kahereye aho kuza agakuraho amazina agakuraho uburyo abantu basenga akabigira ibye kugira ngo twongere twibohore ni aho ngaho tugombye guhera aho yahereye hariya nicyo kintu gikomeye aho yahereye niho tugomba guhera ku mazina yacu tukagarura amazina yacu y'abanyarwanda tukibohoza muri identity yacu umuntu wese akagenda ufite izina ry'ikinyarwanda umwana uvukira hanze agira isoni zo kugira izina ry'ikinyarwanda agira isoni zo kurivuga hari n'abantu bakuru bakuze nabo batinya kwita amazina yabo amazina y'ikinyarwanda aho niho ipfundo ry'ibintu byose ryahereye cyo gukolonizwa ry'agasuzuguro kubera ko ntabwo babitekereje ntabwo bari bafite niyo mpamvu dufite ibibazo niyo mpamvu babwira ntiduhindura amazina mukagira ibiki tumenye gutandukanya development igenda ibaho development igenda iza badutanze kuyigira development ariko rero ibaho naho abantu bose development iba included n'ubucuruzi se ni ibintu biva muri mind y'abantu babikoresha ni produits zikorwa zikagurwa ibintu byose bikagira gute ntimukambwira ngo ntitukagene nanone n'imodoka ngo kuko aribo bazikoze ntabwo aribo bazikoze ni mind y'abantu yazikoze kugira ngo bakore imodoka ikorwa n'ibintu byinshi na mind nyinshi byose imodoka uranayigura n'imyenda urayigura n'ibiki byose urayigura n'ababitangiye n'ababikoze ni benshi ariko rero kusubira ku mazina yacu tukabitekereza no gutekereza uburyo twasengaga imana yacu kuki badukuyemo se bakaduha iyabo aho rero ibyo bita mental colonization barabizi babirimo babidushyizemo kugira ngo dufate mufashe iyi ntambwe buri muntu wese ku giti cye agafata izina ry'ikinyarwanda tugahinduka tukamenya gute naho bihera is going to change everything ibintu byose bizahinduka nawe birahinduka uko ubyifata ukumva ufite izina ryawe ry'ikinyarwanda niyo mpamvu ubona bidutera ikibazo niyo mpamvu ubona tugira ubwoba bwo kubifata niyo mpamvu ubona tukavugana namwe mukabiganira mukavuga amazina ni ibintu biturushya ni ibintu bigize gute nyine wibaza impamvu yabikoze nyine
ni mind yanjye rero, ni igitekerezo cyaje muri njye, igitekerezo cyiza ukakibwira abantu. Abantu bose ntabwo ari uko babifatanye, ariko rero n'ibitekerezo byose ni uko byaje. Ikintu cyose cyabaho, ikintu cyose cyagezweho gitangirira ku ntekerezo imwe, kuri mind imwe, ikakizana ikagikorera publicité kugeza igihe abantu bacyumviye. Bamwe baracyumva abandi ntibacyumva, uko ni uko isi imeze. Sawa, murakoze.